kongera kubasanga ku miyoboro mwiza ya YouTube ariho Kwizera TV Show ni ingenzi. Kugeza ubu bigenda bivuga ko abantu bose bakomeye by'umwihariko bo mu burengerazuba bw'isi Burayi na Amerika imbaraga n'ubudahangarwa n'amafaranga bafite babihabwa n'imbaraga Illuminati ni ikora ite ibamo bandi. Tariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1776 mwarimu muri kaminuza y'Ubudage Adam Weishaupt yafunguye umuryango ukora wigishwa awita Illuminati cyangwa se abamurikiye bitugenekereje mu Kinyarwanda. Aho gukora nk'umuryango gakondo nk'uko byari bimenyerewe, waje gufata isura ya politiki byatumye utangira kwangwa n'ibiza kuviramo gusenyuka nyuma y'imyaka 9. Ko waje kuvuka uvuguruye ufite indi sura n'izindi mbaraga modern Illuminati cyangwa se Illuminati igezweho. Kwicwa rya Perezida Zunze Ubumwe za Amerika John Kennedy ugaca kumirira amatwara zo mu Bufaransa France Revolution ibiremwa bindi bidasanzwe imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gushaka gushyiraho gahunda imwe kw'isi ngo nimwe mu biranga Illuminati ivuguruye. Biragoye kumenya uko Illuminati bayo ariko ikizwi cyo ni uko irimo abantu bakomeye bakomoka mu miryango ikomeye ifite ubutunzi n'imbaraga za politiki. Intego zabo ngo ni ukwigarurira igice kinini cy'isi ari nako buri umwe wese ufite ijambo yabarizwa muri uwo muryango mugari ugendera ku matwara ya Lucifer nk'uko bitangazwa. Muri Amerika ngo ntawe umuyobozi w'iki gihugu utabarizwa muri uwo muryango. Ni nako bimeze mu kubindi bihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga ifite ubushobozi. Bimwe mu bimenyetso byagiye bigarukaho mu kuranga uyu muryango harimo inyamaswa iteye nk'inka ifite amahembe, piramide ifite ijisho rimwe, kandi byose bikaba bigenda bigaragara muri bimwe mu bintu nko mu idolari rya Amerika hagaragaramo piramide. John Kennedy uretse ko binavuga ko ari umwe mu baperezida bacishaga make, ngo n'urupfu rwe ntabwo rwagiye rusobanuka. Yaje guhitanwa mu buryo butumvikana cyane ko bitewe n'ubwo umutekano wari ukaze icyo gihe Amerika yari mu bihe by'intambara y'ubutita. Ngo ntabwo yari burasirwe mu ruhamwe nk'uko byagenze iyo biza kuba atari ubugambanyi bivuga ko bwakozwe na Illuminati. Ibimenyetso niyo ntwaro yabo yibanze aho bishushanywa ku nkuta zitandukanye, ku bikoresho bikundwa ndetse n'ibibyerekanwa mu mashusho gusa kubitahura biragoye. Udutoki tubiri dukoze agahembe tugizwe na mukubitarukoko ndetse na meme zizamuye ni kimwe mu bimenyetso uzabona abastari bivuga ko bari muri uyu muryango mugari bakora. Iyo ukoze ubushakashatsi ugwa ku mazina y'ibyamamare binyuranye haba muri politike, umuziki, sinema, sport n'ibindi. Harimo abahanzi batandukanye kuva mu mwaka wa 70 na 80 ahari amatsinda ya rock nka Black Sabbath na Rolling Stone bakundaga gutanga ubutumwa bwa shitani mu ndirimbo R&B, pop na rap. Barangajwe imbere na Jay-Z na Lady Gaga, hakaza ndetse n'abandi nka Madonna, Britney Spears, Beyonce, Kanye West, Rihanna, Lil Wayne, Bob, 50 Cent n'abandi. Jay-Z n'umugore we Beyonce bakora ibimenyetso bigaragara ko bari muri uyu muryango. Bamwe mu bahanzi ariko bagiye bashaka kwiyomora kuri uyu muryango ari nako bahimba indirimbo zibyamagana. Aba harimo Michael Jackson, Tupac, DMX, Jimi Hendrix. Muri abo baje kwitaba Imana mu buryo budasobanutse ari nako ngo na DMX akomeje gushakirwa hasi no hejuru. Byose bivuga ko ari ingaruka zo kuva muri uyu muryango. Ubusanzwe bivuga ko iyo wawugezemo bigoye kuwuva. Ubwo Tupac yabazwaga ku ndirimbo Kill Illuminati cyangwa se kwica Illuminati, yaje kwitirirwa alubumu yagize ati: abasore bamwe baje kumbwira ubwo busa bwa Illuminati ubwo nari muri gereza, bambwira iby'amafaranga n'ibindi ko ari bwo buryo bwo kwirinda, uburyo bwo kwigarurira icyizere n'ibindi. Ariko njye nongeyeho ijambo kwica, bityo njye nongeyeho ijambo kwica kuko nashakaga gukuraho uwo mwanda wa Illuminati. Ni ukuri mu nyizere, wenda nubwo aba baswa bashatse kunyica, ariko nakwibaza ni gute ibi byose byagiye hanze, ninde ubiri inyuma? Bambwiraga iby'amafaranga, papa n'ibindi. None se
babizi bate? Byavuye he? Mbwira, ndambiwe uyu mwanda. Iyi ni Tupac wabivugaga. Nyuma y'aya magambo uyu muhanzi yaje guhigwa butware, ari nako agerekwaho ibirego bitandukanye birimo kuba yarafashe abana ku ngufu, ibintu yahakanye yivuye inyuma. Uyu yaje kwivuganwa n'abantu kugeza n'uyu munsi bataramenyekana. Ubwo yaraswaga ari kumwe n'inshuti y'amagara akaba n'umujyanama we Sgt. Kenneth tariki ya 7 Nzeri mu 1996 akitaba Imana nyuma y'iminsi 6 tariki ya 13 azize ibikomere by'amasasu. Undi muhanzi watambukije ubutumwa mu ndirimbo bivuga ko bwabwiraga Illuminati ni Michael Jackson muri The Way Don't Care About Us, cyangwa se ntibatwitaho. Muri amwe mu magambo ya Michael Jackson ati: munyange mundwanye gusa ntimuzambona, bisa nkaho nabaye igitambo cy'urwango, murimo munyambura icyubahiro cyanjye, gusa ku bushake bw'Imana ntumbiriye ijuru ngaho ni mundeke. Niyo magambo ari mu ndirimbo The Way cyangwa se The Way Don't Care About Us. Michael Jackson mu biganiro bye yagiye akunda kugaruka ku magambo ko ashobora kuba yaragambaniwe n'abantu gusa buri gihe akanga gutangaza abantu. Uko iminsi yashiraga niko Jackson yasaga nkaho asatira kuvuga ukuri kose, gusa biza kurangira nawe yitabye Imana tariki ya 25 Kamena mu mwaka wa 2009 mu buryo na n'ubu bukibazwaho. Amwe mu magambo ya Michael Jackson yisobanura ku kirugo cy'uko yashinjwaga gufata abana b'abahungu ku ngufu. Ntabwo ari ukuri, iyo mbitekerejeho na gato sinshobora gusinzira, sinarota mpohotera umwana, ntabwo ari byo, sinakora ibintu nk'ibyo. Ko niko Michael Jackson yasubije abajijwe niba koko ibirego byamuregwaga yaba yarafashe abana b'abahungu ku ngufu ari byo. Ibi bikaba ari bimwe mu bintu byamugezeho ingaruka mu buzima bwe bwose yamaze ari icyamamare. Album yanjye ni iya mbere ku isi yose uretse muri Amerika, kubera ko sinshaka kubivuga cyane, ni akagambane gusa sinshaka kubivugaho. Reka ndekeraho, sinshaka kuvuga byinshi kuko narababajwe. Uko niko Jackson yatangaje ku mpamvu album ye itakunzwe muri Amerika nk'uko byagenze ahandi ku isi. Urupfu rwa Ariana wazize impanuka y'indege tariki ya 25 Kanama 2001 narwo ruvuga ko yaba yaratanzweho igitambo n'uwari umukunzi, kimwe n'abandi bagiye bitaba Imana mu buryo budasobanutse. Mu ndirimbo Niggas in Price ya Jay-Z na Kanye West mbere yo gutangira bisanzwe, hari amagambo aba avugira kure wakumva witonze ko aba agira ati "We killed Tupac" cyangwa se "Twishe Tupac". Aha naho yibazwa niba ari ibintu bitatekerejweho. Rihanna kwifotoza afite inzoka, afite ijisho rimwe, ibimenyetso akora mu ndirimbo byose ndetse na Kiliziya Gatolika igenda ivugwa, dore ko benshi bavuga ko kuva ku bupapa kwa Papa Benedicto wa 16 byaba byaratewe n'uyu muryango. Nyuranye by'ubuzima bw'isi yaba muri politike, siporo, umuziki, sinema, iyobokamana, hose havugwa ukwihisha k'uyu muryango. Ni byinshi byavugwa, ni byinshi byanditswe, ibitabo byagiye bihanze, amafilimi yasohotse, gusa ntacyo byatanze, biragoye kubyemeza. Gusa kubihakana nabyo kwaba ari ukwirengagiza. Ese koko uyu muryango ubaho, utanga ubukungu n'imbaraga